Ibihe byiza kuri mwese mugiye kubagezaho amakuru ku buryo burambuye n'amakuru kandi agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu karere ka Ngoma mu murenge wa Kazo umugabo yapfuye nyuma yo gukubitwa n'umukobwa bivugwa ko ari indaya. Abahaye amakuru TV na Radio 1 bavuga ko bumvisha umugabo n'uwo mukobwa barwanira mu nzu uwo mukobwa yaracumbitsemo bapfa ko umugabo yananiwe kwishyura ayo bari bumvikanye. No mu mudugudu wa Buharankakara mu kagari ka Murinja murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza hari abarokotse jenoside yakorewe abatutsi babwiye TV na Radio 1 ko kuva mu mwaka wa 2014 basabye ko inzu batujwemo zasanwa none barategereje baraheba ubu imvura iguye baranyagirwa kuko izo nzu zangiritse. N'abaturage b'umurenge wa Rushaki mu karere ka Gicumbi bavuga ko barembejwe n'abarembetsi banywa kanyanga bagata ubwenge bagakora urugomo rurimo gukubita gukomeretsa no kwambura ku buryo ubuzima bwabo bwa buri munsi bwuzuyemo ubwoba. Reka nongere mbaye ikaze mu makuru yacu uyu munsi ku buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nanjye Uwera Josiane. Mu karere ka Ngoma mu murenge wa Kazo umugabo yapfuye nyuma yo gukubitwa n'umukobwa bivugwa ko ari indaya. Abahaye amakuru TV na Radio 1 bavuga ko bumvisha umugabo n'uwo mukobwa barwanira mu nzu uwo mukobwa yaracumbitsemo bapfa ko umugabo yananiwe kwishyura ayo bari bumvikanye. Ni inkuru twateguriwe na Savio Kwizera. Turi mu mudugudu wa Kagusa ni mu kagari ka Karama mu murenge wa Kazo mu karere ka Ngoma. Turi mu rugo rwa Mukansanza baganwa Solange, uyu ni umuryango yabagamo ngo ku mugoroba washize nibwo yatahanye n'umugabo witwa Nsengiyumva bataha basezeranye kuza gusambana na cyane ko ngo uwo mukobwa yari indaya. Babisoje ngo bananirwa kumvikana ku mafaranga bari basezeranye birangira barwanye umukobwa ngo akubita umugabo ava hano ari intere. Ageze mu nzira abaturage mu gitondo babyutse basanga yitabye Imana. Ngo bananira ngo mu biciro niba bananira ngo mu biciro irangira babipfuye. Bavuga ko umugabo ngo yamukubise ngo ibifunze ngo yamukubise ingumi nyinshi amukubita. Umugore nawe ngarakaye ati rero ugize kunjyaho ntunyishyuye njya mpashye nishyura ikode umwana wanjye arabwirirwa none uzi yuko ugomba kungiraho ubuntu. Ni imishwano yavuye yanze kumwishyura rwose ntago twabihisha. Yapfiriye hano nuko abanyarono niba bamusindagije bamujyana kugira ngo bamurebe ko bamugeza kuwe. Abanyarono nabo babonye byanze bamurambika mu muhanda. Niho yaguye ariko yaguye mu masaha ya saa 4 z'ijoro. Afite imyaka ngo 45 umugabo. Umukobwa nawe afite imyaka 23. Abazi umubano wa Mukansanza baganwa Solange ndetse n'uyu nyakwigendera Nsengiyumva ngo yarasanzwe ari umukiriya we bavuga ko n'ubusanzwe hari igihe bajyaga bashwana bapfa ko umugabo rimwe na rimwe yibaga uyu mugore cyangwa se uyu mukobwa. Kandi nejo bundi ngo yaramwibye cyatanu. Amakuru nanone mfite na yambere yaho yamwibye ikariso niba yanditse niba ari ingwe niba ari biki ibyo byose mu isantre bose barabizi. Ari nde wibe ikariso? Nsengiyumva. Yarasanzwe amwiba amakuru turafite ko yarasanzwe bagasambana ariko bikarangira mwivyo n'ubundi yaba amafaranga yaba imyenda n'ubundi yabitwaraga. Ushize aherutse kumwiba amafaranga 5 n'amakariso. Abaturage ariko bakavuga ko bino bikwiye kuba bisiga isomo. Yaba ari umukobwa w'indatwa nangwa se indaya ari n'umuhungu nawe abonereho bacika ku buraya. Madame Console Kanzayire umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kazo avuga ko bamenye iby'aya makuru akagira inama abaturage yo kutajya bihanira. Hanyuma mu gukurikirana rero twasanze koko yishwe n'indaya abasambanye bavuganye amafaranga runaka arangije mu kujya kumwishyura ayo batavuganye. Imunaniye niko kurwanya uwo mugabo aramukubita kuko yari yananyoye yikubita hasi birangira umugabo yapfuye. Umuryango rero butabera uzabona kuko yakoze icyaha yafashwe ndetse aranemera yuko yamurwanije. Inama twagira abaturage icyambere no kugira imyitwarire myiza. Bavuye mu mudugudu wa Kagusa umurambo wa nyakwigendera wajyanwe mu bitaro gukorerwa isuzuma ni mu gihe Mukansanza baganwa ukekwaho kuba yakubise uwo nyakwigendera bikamuviramo urupfu kuri ubu ari mu nzego ziperereza. Nitwa Savio Kwizera TV1 mu karere ka Ngoma. Arakoze mugenzi wacu Savio Kwizera. Bamwe mu batuye murenge wa Masoro w'akarere ka Rulindo baravuga ko umutekano wabo wazambye nyuma y'uko hadutse itsinda ry'insoresore ziyisa magenge. Aba ngo bakaba bagendana ibirwanisho gakondo nk'imihoro bakambura abagenzi ntibatinye no gufata abagore ku ngufu. Inkuru twateguriwe na Dieudonne Shimimana. ngo iri tsinda rigizwe n'insoresore ziri hagati y'imyaka 18 na 25 rigendana impiri n'imihoro rikambura umuhisi n'umugenzi urugomo rugeretse ntibanatinye gufata abagore ku ngufu. Imihoro ubuhiri baba bifite mu muhanda hangaha
no gufata abagore mu nzira bahure nabo bakabafata ntabwo byo babitinya kuko baba banywa ibiyobyabwenge. Barabafata ku ngufu. Hari n'umugore wari ufite inda baramubwira ngo nakuremo imyenda yose ngo barebe uko umugore atwite ngo uko aba ameze. Akuramo imyenda barayifata, bamaze kuyifata baramureba baramwitegereza arangije ati ngo ambara tubonye uko umugore ngo twashaka kureba uko umugore utwite uko aba ameze. Iri tsinda rigaragazwa nk'irihangayikishije abatuye n'abagenda mu bice by'umurenge wa Masoro mu karere ka Rulindo by'umwihariko mu kagari ka Kabuga. Abadusanze mu isantere ya Murehe barasobanura ubukana bw'ibikorwa by'iri tsinda bifashishije ingero z'ibiherutse kuba bitari na kera ahubwo mu cyumweru gishize. Gusa ngo mu busanzwe iri tsinda kirazira kuritangaho amakuru, ari nayo mpamvu buri umwe wabitinyutse yasabaga ko ikiganiro gikomereza mu muhezo nabwo abanje kwizezwa ko amajwi n'isura bye bigomba guhindurwa ku mpamvu z'umutekano we. Ibyo nabonye nuko umwana wanjye yavuye kwahira bakamutegera munsi y'urugo bakamukubita, twajyayo bakamukubitana na se, nanjye murebe uko bankubise inkoni ku kaboko ni nk'umutwe kuko ni abantu bishyize hamwe. Ngewe ko nababonye ari nk'abantu 50. ko bihise amazina se utamenya ngo ni harimo bagitera ngo aya ni amazina y'ibigenge nyine baba bagenda bavuga. Nuzo yitwandera uriya muhungu abambere yitwandera Eric ngo ubwo ngo ni komando ngo wabo Eric. None ikiri kibazo dufite gikomeye rero dukoremo kubikora mu ubwo buryo n'umuhisi wigendera bakamutangira. Kuko hari umusore wajyaga uza muri quartier yishakishije utuntu dutungo agura utwo duhene ndagira ngo ngwira bamukorera akantu kadasanzwe, baramuteze bamwambura amafaranga arafite ibihumbi bigera kuri 400. Turarembye n'abaturage bashobora kuza kuri na mucuruzi bakazi ibintu byose bakabisora bakashyira hanze yari bakabitwara kandi ahagaze hano cyavuga bakamwica. Ntabwo abantu bakwinjira mu nzu bafite imihoro ukajya kuvuga iki, ibi byose baza bakabisora bakabitwara. Uratega mutati niba ari muri ntabwo tujyayo, nta munyamotari wabona wakuzana hano mu isantere ya hano arahagira bakamukubita moto bakayashwanyaguza bakigendera. Rutazigwa Theodore umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Masoro agaragaza ko nk'inzego z'ibanze batangiye ubufatanye n'iz'umutekano mu guhangana n'iki kibazo cy'amagenge. Ko polisi turi gukorana, turi kureba aho abo bantu baherereye, ndetse turi no gukora za patrouille zitandukanye zatuma zidufasha guhangana n'icyo kibazo. Mu butumwa bugufi twashyize muri iri jwi, umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CIP Inyasingira abakunze avuga ko polisi itazihanganira uwo ari we wese wishora mu bikorwa nk'ibi by'ubugizi bwa nabi. Hari ibikorwa bihoraho bigamije kurwanya ibyaha ndetse no kwigisha ababigiramo uruhare kugira ngo babe abaturage beza, abanze guhinduka bagafatwa bagahanwa, ndetse mu cyumweru gishize hari 6 bafashwe bakekwaho ibyaha bashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha kugira ngo bakurikiranwe. Polisi iraburira buri wese ufite imigirire iganisha ku byaha ko atazihanganirwa. Muri rusange abaturage basaba ingamba zihariye mu guca intege ibi bikorwa by'iri tsinda bikagabanya ubwoba bamwe bagendana bikanga kugirirwa nabi, kwamburwa no guhohoterwa. Dieudonne Nshimiyimana, TV1. Mu yandi makuru twabateguriye kuri uyu munsi, bamwe mu baturage bo mu karere ka Gicumbi bavuga ko babangamiwe n'imitangire mibi ya serivisi mu nzego z'ibanze, aho bashinja ubuyobozi kubarangarana bikabagiraho ingaruka zirimo kudindiza iterambere ryabo. Ni mu gihe ubuyobozi bw'akarere bwo butangaza ko umuyobozi ugaragaweho n'iyo myitwarire abibazwa. Ni inkuru twateguriwe na Jean Claude Nirere. Kere kwa tuzanira Perezida wa Repubulika niba tukamubona ibukure. Uyu mugabo wo mu kagari ka Karenge mu murenge wa Bukure mu karere ka Gicumbi yamaze imyaka myinshi yiruka ku cyangombwa cyo gusana inzu kugera imuguyeho. Icyifuzo gikomeye nk'iki yatangiranye ni icyumvikanisha urwego rw'icyizere afitiye inzego zimuri hafi. Arambwira ati itonde tuzaza kureba iyo nzu. Iyo nzu yageze aho igwira umwana umuvuna ukuboko. Igitifu akagari niba hari icyo ashaka ndumukene nta nicyo nanabonana namo. Uyu mukecuru utuye mu mudugudu wa Kabuga kugera muri Mata 2026 amezi arasaga 20 atishyurirwa inzu yatojwemo n'umurenge nyuma yo gusenyerwa n'ibiza. Ibi byatumye atarebwa ijisho ryiza n'ababereye mu nzu, akibaza icyabuze ngo bwishyu bw'ibihumbi 10 by'amafaranga y'u Rwanda byemejwe buri kwezi butangwe. Ariko itonde we tuzakubakira nyuma yanjye bakubakira abandi nge nkabura ubufasha n'ubu kumbuza n'amafaranga ariko yo kugira ngo njye nivuza nk'abandi. Hambere hanari impfuye ndifuza yuko bari hanyira inzu bakajya bandeba neza. Ikindi nakwifuza nuko nanjye mwanyubakira nkajya iwanyu. Uyu musaza uri mu nzira yerekeza kwivuriza i Rutare aho kubaye Bukure hamwegereye bitewe nuko hanenga kurangarana abarwayi w'ikibazo cy'imitangire ya service, yahamya ko gishingiye ahanini ku gusiragizwa mu nzira mu buryo babona bidakwiriye. Oya uradiha mpaka n'iminsi 5 karangira
genda uzagaruke cyane 5 kuri 5 niba ugiye ku mudugudu iki kibazo ucyumve neza ntabwo gikemura genda uzagaruke wenda ufite ikunya kabyizi. Izi ngero z'abaturage kimwe na bagenzi babo birinze kugira icyo bavuga ngo abashinjwa batazabikoma, barasaba ko byahinduka bagashyirwa ku isonga. Nkifuza ubwo buvugizi bwanyu kugira ngo uyu munyarwanda wari we Kagame yubahirize byaha ku isaha kuki baturangana no kubera iki genda uzagaruke 2 3 4 ubwo ashinzwe iki mu ibyo akora. Umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Emmanuel Nzabonimpa asaba umuturage utanyuzwe na serivisi runaka kumenyesha urwego rwisumbuyeho hagasuzumwa ishingiro nyirizina ry'ikibazo cye, naho umuyobozi wagaragarwaho n'iyo myitwarire akabibazwa. Niyo ku murenge cyangwa kugara taciwe neza, dufite izindi nzego burya zihaba, dufite inama njyanama y'akagari, dufite inama njyanama ikorera ku rwego rw'umurenge, dufite urwego rw'akarere rwisumbuye, ntibagaheranwe no kumva yuko ari umuntu wabaye serivisi mbi kuri ziriya nzego. Mukuru w'igihugu yaduhaye umurongo nuko umuturage ari kwisanga kandi dukwiye kumuba hafi. Numva rero aho biba bitameze neza mu nshingano zacu natwe nk'ubuyobozi turaza tugasesengura byaba ari imikorere mibi ubikora nabi akabibazwa. Ubushakashatsi bw'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda RGB ku ishusho y'uko abaturage babona imiyoborere n'imitangire ya serivisi mu nzego zibegereye bwo muri 2025 bwagaragaje ko abaturage banyuzwe ku gipimo cya 76.7%. Akarere ka Gicumbi kaza ku mwanya wa 11 ku mpuzandengo ya 78.33%, nubwo hari abaturage bagaragaza ko bakibangamiwe na zimwe muri serivisi bahabwa banasaba ko zanozwa. Jean Claude Nirere, TV1. Hari ikibazo cy'amakimbirane ashingiye ku busambanyi n'ubusinzi hagati y'umugore n'umugabo batuye mu murenge wa Gikunda Mvura mu karere ka Rusizi akomeje gufata indi ntera, aho buri ruhande rushinja urundi kudasoza inshingano z'urugo, ibyatumye urugo rwabo rudatera imbere. Inkuru twateguriwe na Leonce Tuyizere. Nzano hagira abana nkabakarabya nkajyana no kubaryamisha akaza kunzinda y'inzugi nijoro. Ntago isaha n'umugore 21 akananiye bande nanze karananiye. Ni amakimbirane y'umugabo n'umugore ashingiye ku businzi n'ubusambanyi. Umugabo witwa Masumbuko ashinja umugore witwa Mukandayisenga Francine kumuca inyuma. Ibi byatangiye ubwo umugabo yari yagiye mu kazi, umugore aho gusigara yita ku nshingano z'urugo agasigara aca inyuma umugabo. Aba bombi bakaba batuye mu karere ka Rusizi mu murenge wa Gikunda Mvura. Ingeso azivumbuye mu nyuma ndi gukora muri Kamembe ntaha buri cyumweru ngo ngende arancunga asambana n'undi mugabo witwa Habereye. Bamarana iminsi 3 yariye n'ihene yiwe bayisangiye. Umugore Habiyaremye ararakara, akimara kurakara atongana n'uyu mugore. Rero bakimara gutongana uyu mugore aramucyurira ibikingazi gutanga kayazi iki byose. Uyu mugore bigaragara ko twaganiraga yagasomye ahakana ubusambanyi n'ubusinzi ashinjwa, akavuga ko adashaka uyu mugabo ashinja kumushakiraho abandi bagore 20. Ntago isaha n'umugore 21 akananiye bande nanze karananiye. Ntago mushaka nge nta businzi mfite. Hanto inzoga sanigi nta nubwo nyize mu mateka. Ntago nyize mu mateka. Uyu mugabo yongeraho ko nyuma y'ubusambanyi bw'uyu mugore nta n'inshingano z'urugo yitaho. Arambeshyera uyu mugore ni wa 3 aratsinda no kinyawo nuko ari umubyeyi. Azinukiramo mu kabari akaza kuntuha inzugi saa 8 nta rugo yitaho abana ntabwo ninge umenye nge ndi umugabo nzano hagira abana nkabakarabya nkajyana no kubaryamisha akaza kunzinda y'inzugi nijoro. Bagenzi b'uyu mugore nabo bahamya ko umugore ari we wananiranye kuko ari nubwo asambanira mu bwiherero. Twebwe uyu mudamu abenshi tugenda tumubona ibintu byose umupapa ari kuvuga niko bimeze, nubwo busambanyi niko bumeze, no mu mawese bamusambanyirizamo. Uyu mugore yananiye umugabo kuko umugabo yabivuze. Uyu mugore ari mu bagore basebeje abagore b'u Rwanda. Ni umugore utagira umuco mu buryo bwose bushoboka. Icyifuzo cya Masumbuko Jean Claude uvuga ko umugore yamunaniye nuko uyu mugore yava ku nzoga akajya yita ku nshingano z'urugo, bitaba ibyo bagatandukana. Umuntu w'umugabo cyo nakifuza kuri we nuko yakizoga ikarerera niba atari inzoga ategwatandukana. Ibitangazamakuru bya TV na Radio 1 byagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Gikunda Mvura ngo bube bwatanga umurongo kuri iki kibazo, ariko ubutumwa twabandikiye ntibabusubije ndetse nta n'icyo basubije ku murongo wa telefone kugeza ubwo twarangizaga gutunganya iyi nkuru. Aya makimbirane agaragara muri Gikunda Mvura ni urugero rugaragaza ko kubaka urugo bisaba ubufatanye, ubwizerane no kubahana. Ibi biha umukoro indi miryango ikajya yumvikana, ibitagenda neza bakabibwira ubuyobozi bakabafasha kubikemura.
Leonce Tuyizere, TV1 mu karere ka Rusizi. Dukomeje n'amakuru yacu uyu munsi mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kanyinya hari umugabo usaba abagira neza kumufasha nyuma yo kugira ubumuga bwa burundu yagiriye mu kazi k'irondo yakoreraga mu murenge wa Kimisagara, aho avuga ko kugeza ubu nta bufasha arahabwa kandi imibereho ye ikomeje kuba mibi, haba kubona icyo arya ndetse no kwivuza. Ni inkuru twateguriwe na Confiance Uwimbabazi. Uyu mugabo witwa Karambizi Musa avuga ko mu mwaka wa 2022 ubwo yari umunyerondo w'umwuga mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge, we na bagenzi be bari ku irondo, yanyereye akikubita hasi akangirika umutsi w'itako ryo ku kibuno, igufwa rikangirika cyane kugeza atakibasha guhaguruka, akaza kubona umugira neza umufasha kubona insimburangingo. Icyo gihe umurenge wa Kimisagara umufashije kwishyura ibitaro ndetse umwishyura ubukode bw'inzu amezi 5 binyuze mu mishahara ya bagenzi be bakorana, ariko biza guhagarara ndetse aho yari ari baza kumusaba ko yahava kubwo kubura ubukode. Ikibazo mfite ni icyo ko mbana n'ubumuga bw'akaguru. Ubumuga nagiriye mu kazi k'irondo mu murenge wa Kimisagara, mbonwe n'ibisambo. Nyuma yaho nza guhura n'ubumuga bukomeye cyane, ncika igufwa ry'inyuma ku munsi y'ikibuno, biba ngombwa yuko barikuramo banshyiramo insimburangingo, ariko nabwo ni ubufasha bwari bukomeye. Umurenge wa Kimisagara navunikiyemo, icyo wamfashije icyo gihe mvunika wangejeje mu bitaro bya Nyarugenge Nyamirambo, mu mafaranga nabwo avuye muri bagenzi banjye twakoranaga bagendaga babakata. Banyishyuriye inzu amezi 5 bita bihagarara. Uyu mubyeyi avuga ko ubumuga bumutera ubundi burwayi burimo n'ikibyimba cyaje kwitama, kandi ngo nta bushobozi bwo kwivuza afite, aho ngo n'ubwisungane mu kwivuza yabutangirwaga n'umugira neza, none kuri ubu akaba yarashyizwe mu cyiciro cy'abagomba gutanga 20,000 bya mutuelle de santé, kandi ngo no kurya biba ari ingorabahizi, ibyo ahurizeho n'umugore we nawe utorohewe n'uburwayi bwa sima. Kandi ubuzima mbayeho ntago mbayeho mu buzima bwiza, kuko no kurya ni ikibazo n'ubu ngubu ntago tubibona icyo kurya, sibyo ko Imana niyigena byose ntawamenya. Kubu ngubu kwishyura inzu ni ikibazo, n'ubu burwayi mfite kwitama n'ubwazanywe n'ubu bumuga bwanjye bugenda buzanwa n'ubu bumuga mfite. Ntago ndajyayo kuko nta bushobozi mfite bwo kubwivuza. Mituweli ni umuntu wayinyishyuriraga, nabwo yari yemeje kuyinyishyurira, ariko ubu ngubu banshyize ku 20,000. Kurya rwose ni nk'Imana ibasha kuba yangaburira. Hari nk'igihe mba nicaye hano nkareba nko mu bantu tuziranye, nkamutera bipe kuko nta n'amayinite mba afite, nkabona arampamagaye nkamubwira nti wambabariye ukama n'igihumbi, nkareba ko umwana yabasha kurya. Aba bombi basaba ko uyu Karambizi Musa aramutse abonye akagare byamufasha, kuko ngo imbago yifashisha zimugora cyane, ndetse n'umugore we akaba yafashwa kubona igishoro agacuruza, ibyatuma ubuzima bwabo bwongera kuba bwiza, dore ko ngo iyo atabonye abanafurira imbabura ikomeza kumanikwa. Ariko mbonye ubushobozi bwo kugira ngo mbone igare yo kugenderamo, mbe nanakwiyamfasha mu buzima abasha kwiteza imbere. Ndamutse mbonye nk'inkunga y'igishoro nasubira mu isoko ngagira ngo ashaka ikibanza ngakora. Twagerageje kuvugisha umuvugizi w'umujyi wa Kigali Emma Claudine Ntirenganya, gusa ntiyabonetse, haba ku murongo wa telefone ndetse n'ubutumwa twamwandikiye bigaragara ko yasomye ntiyabusubije. Kenshi hagenda hagaragara abantu bakora umwuga w'irondo bagira ikibazo mu kazi ntibitabweho, ari nabyo Karambizi avuga ko kuri ubu umuryango we ubayeho nabi, dore ko n'umwana we Rukumbi yibarutse nawe ubu afite uruhinja rw'amezi 4, bikaba bibabera amayobera kwicara bose barebana mu maso. Confiance Uwimbabazi, TV1. Mu mudugudu wa Buharankakara mu kagari ka Murinja mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza hari abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, babwiye TV na Radio 1 ko kuva mu mwaka wa 2014 basabye ko inzu batujwemo zasanwa, none barategereje baraheba, ubu imvura iguye baranyagirwa kuko inzu zangiritse. Ni inkuru twateguriwe na Peter Clevanizeyimana. Ni inzu batujwemo bigaragara ko zituzuye, imbere muri izi nzu nta sima cyangwa umucanga bisizemo, yewe ntizinakoteye hasi. Isakaro ry'izi nzu ubona ko rishaje, ndetse n'iyo urebye inzugi zikingishije izi nzu nazo ubona ko zangiritse. Naho hagiye urabona inzugi zarashaje, zirashaka kwihirika, amabati yarashaje,
TV na Radio 1 biraha mu mudugudu wa Buharankakara mu kagari ka Murinja mu murenge wa Kigoma mu karere ka Nyanza. Abatujwe muri izi nzu barokotse jenoside yakorewe abatutsi 1994 babwiraga ibi bitangazamakuru ko izi nzu zangiritse zihereye ku isakaro. Amazarava yubatswe na tije n'abategisite nyuma ya jenoside irangiye gato, ariko rero birava byose biraruruma. Dufite imbogamizi rero yuko nk'ubu birere biba bimeze nabi, imvura urabona ahantu hose nyine haba nk'ubu wageze muri iriya nzu habonye yuko nyine hakeneye gusanurwa, nta mucanga urimo imbere, ni ibitaka nyine leta itugiriye neza yadusanurira. Iyi mvura iguye irabanyagira. Kuva 2014 aba baturage bagiye bagaragariza inzego z'ubuyobozi uko zagiye zisimburana aha mu karere ka Nyanza ko bakeneye ubufasha bwo gusanirwa inzu. Icyakora nta cyakozwe. Izi nzu twazinjiyemo zituzuye ari ibinonko bitugwa hejuru, ni ukuvuga ngo amabati yaratubatse. Aho umuntu aryama harava, aho umuntu yicara harava. Turasaba leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda kugira ngo bakore uyo bwabaga rwose bakubita inzu bipfusi, baze badufashe badutuze neza. Ku nzego z'ubuyobozi ikintu twabasaba kandi tunifuza nuko natwe nyine batugeraho bakadusanurira natwe tukaba ahantu hatuje. Madamu Kayitesi Nadine, umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage aha mu karere ka Nyanza, yabwiye TV na Radio 1 uko aba baturage bagomba gusanirwa inzu zabo. Turateganya kuyasana, uretse ko wenda ntago navuga ngo igihe ni igihe runaka kubera ko dufite umubare munini w'amazu, dufite abatarubakirwa, dufite abakeneye gusanwa, tugenda tubikora buri mwaka. Uyu muyobozi kandi yabwiye TV na Radio 1 uko nibura aha mu karere ka Nyanza abarokotse jenoside yakorewe abatutsi badafite amacumbi bagera kuri 353, mu gihe abagera ku 1443 bafite amacumbi akeneye gusanwa. Mudufashe mukadutumikira mwatubwira abavugizi mukadusanira. Barimo n'aba bo mu kagari ka Murinja mu murenge wa Kigoma TV na Radio 1 byasuye. Peter Crevanize y'Imana, TV 1 mu karere ka Nyanza. Abaturage bo murenge wa Rushaki mu karere ka Gicumbi bavuga ko barembejwe n'abarimbitsi banywa kanyanga bagata ubwenge bagakora urugomo rurimo gukubita, gukomeretsa no kwambura ku buryo ubuzima bwabo buri munsi buzuye mu bwoba. Ni inkuru twateguriwe na Itangishatse Lionel. Bankuramo ipantaro bantwara n'ibihumbi 5,800 ntahambunuye. Ndayambaje Theoneste n'umwe mu bazi neza uruva gusenya yahuye narwo igihe yahuraga n'abitwa abarembetsi bari banyoye kanyanga bameze nk'abataye umutwe. Nyabo bavuna muheto bita abarembetsi. Yaravuye gusangira gasuru n'abandi bagabo. Mu nzira ataha ku mugoroba yatekerezaga ko ari ijoro risanzwe nk'andi yose. Ntiyigeze akeka ko hari abantu bari bikinze mu ishyamba riri hafi y'iwabo mu Gitega bacunga intambwe z'ibirenge bye kugira ngo bamutungure bamwambure utwo yari afite. Ageze ahitaruye ingo yahise abona abantu atabona mu maso, baramufata baramukubita bamwambura ibyo yari afite byose. Mpura n'abahungu babiri bani, umwe bankubise umutego, bamaze gusaka n'amafaranga yose bayatwaye 8,500 bahirika mu mukingo ngumamo mbona barenze ruguru umuntu usi. Nyuma y'iminota mike yaje kwisanga yiryamiye mu muringoti yibaza ibimubayeho, yikoze hasanga imyenda yari yambaye bayimukuyemo kera ntibamusigira n'ikabutura. Nuko bamaze kungarika bankuramo ipantaro bahirika mu mukingo ngumamo. Uyu musaza w'imvi z'uruyenzi ku mutwe avuga ko yahise yiruka ijoro ryose yambaye uko yavutse kugeza ageze iwe mu rugo aho umugore we yamubonye hagwa mu kantu kubera uko yari ameze. Mbunuje umugore avuga ati ese wowe usigaye wambara ubuse? Nuko ndaturika ndanarira. Amahirwe ngo yagize nuko nta wundi muntu bahuye muri iryo joro yambaye ubusa. Nta wundi muntu nahuye nawe. Theoneste agaragaza ko ibyo yahuye nabyo hari uruva gusenya, icyakora yarabivuze bamwumvira ubusa. Nubu mfite n'inkovu banje dore hanga ndayifite. Nuko ndatahandamirana. Mbivuze rero abaturage ngo kiragihitize ngo ni igisazi. Ngo asanze yarasaze. Ni nyamara ibyo mvuga ni ukuri. Ibaze kugira ngo umuntu abari muri kabari anywanye umushyo awerekana abaturage uwo muntu ntago arimo. Iki kibazo si cyo wenyine. Abaturage bo murenge wa Rushaki bavuga ko bakomeje kubangamirwa n'abarembetsi banywa kanyanga bagata ubwenge bagakora urugomo rurimo gukubita no gukomeretsa ndetse bikaba byaranageze ku rwego rw'ubwicanyi. Nta muntu muzima wakora ibintu atangwa icyo kiyobyabwenge. Turasaba ko bagica abo bantu bakeka
inzego z'umutekano zikabafata. Kanyanga zigura makeya, igura makeya, umwanya wagafashe 3,000 kanywa nka mitsingi. Kanyanga niba icupa ari 1,000 usanga umuntu asindishijwe n'2,000 bakiyahuza kanyanga mu ubwo buryo. N'undi kubera abo bazizanye basinda gucyo bahura nawe mu nzira bakaguhataza. N'abantu ni wabamenye, ubona umuntu araza akakubumbatira akagukubita akagukubita hasi kakugarika. Turasaba ngo baturindire umutekano. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Honorable Habimana Dominique asaba abanyagicumbi kwitandukanya n'inzoga z'inkorano zirimo na kanyanga kuko ari imungu y'ubuzima. Ntabwo rwose tuzabyihanganira. Birajyana na za kanyanga abantu bambuka umupaka bakajya kuzishaka hakurya, nazo ntabwo bikwiriye kubera yuko byangiza ubuzima. Mufatanye n'ubuyobozi kugira ngo n'abatarahindura imyumvire tubafashe vuba bahindura imyumvire. Aha abaturage bahera basaba ubuyobozi n'inzego z'umutekano gufatira ingamba zikomeye abo batarahindura imyumvire. Itanga Ishatse Lionel, TV1 mu karere ka Gicumbi. Inanga dusoreje amakuru yacu uyu munsi twabateguriye ku buryo burambuye. Reka mbashimire mwese mwabanye natwe muri aya makuru. Nshimire na equipe ngari yamfashije kuyategura ngo abagereho neza. Nge mwabanye nari Uwera Josiane, mukomeze kugira ibihe byiza.